nibo bwa mbere yarambwiye ikintu gikomeye cyatuma tutabana, ambwira kandi koko ukumva gifite rezo, ambwira ikintu gikomeye nawe ubwo aravuga ati rwose nkubwije ukuri kubwiye impamvu kubwiki ntago twabana. Arangije ambwira ibibazo nzahora nabyo, ambwira nanjye byinshi mbona ibyo nzahora nabyo imbogamizi, noneho ahita nagira n'ikibazo cyo kuvuga ati uyu mugabo ukimara kumbwira biriya bishatse kuvuga ngo ikizere cyo gukora ubukwe nawe cyari kikuvuye. Ariko nta nubwo byari bimfasheho, nabonaga bitashoboka, gusa niyo nibukaga ko Imana yagiye ibimbwira ariko nkabona bidashoboka cyane, ko narebaga nkasanga uri umwana kuri njyewe, nkabona ari ibintu bifutamye, kandi nkavuga ngo ndi umuvugabutumwa wagiye ahantu hatandukanye. Nashakaga numvaga ibyo bintu nibiba ndabanisha ubutumwa cyangwa ubuhamya bwanjye nkaba bwangije, nabaga mfite amakenga menshi. Gushaka se nibwo wumvaga biribe byica uvugabutumwa cyangwa nibyo bindi watekerezaga? Se hari ikintu watekereza ko kitazagenda neza mu bukwe tumaje kubana cyatumaga bivuga ngo bihagaze? Hari ibintu byinshi natekerezaga, cyane cyane ibibazo by'abana n'ibindi bitandukanye. Urumva njye nari umukene, nta kintu mfite, nibazaga ukuntu ubwo bukwe buzaba, mbese ni ibintu byinshi niyumviraga bitandukanye. Aha, urabimbwira wumvaga ibyo bintu ubundi bitanagufashaho, urangije uranampakanira. Nibuka ko wafashe umwanya ukarira, warizwaga n'iki? Cyandizaga ni ikintu cyumvikana, kumva ngo ugiye gushaka, uri umubyeyi ufite abana 5, ejo ugasanga ejo urugo rurasenyutse. Numvaga ari ibintu bizatuma izina rya Yesu ritukwa. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abane namwe, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera nibane na buri muntu wese. Nkuko musanzwe mumenyera amazina yanjye nitwa Bucyanandi Emmanuel. Nkaba nakire buri mwebwe mwese mudukurikira kuri no channel ya MUKABUTERA Gorethe TV. Mwebwe mwamaje gukora subscribe ndetse namwe mutari mwayikora. Rero twakira abanyarwanda baba mu bihugu bitandukanye muri diaspora, baba muri Afrika ndetse n'ibihugu byacu byo hano muri East Africa. Rero turanezerewe cyane kubwa commentaire mugenda mutera, kubwa abantu bagenda bafashwa bitewe n'ubuhamya n'inyigisho tugenda tubagezaho. Iyo ukora ibintu ugasanga abo ubikorera cyangwa umushyaka n'umuhati ufite byo gukorera Imana, ugasanga hari abantu babyumva birimo kugenda bifasha, bikagira aho bijyana, bikagira uko bigenze, ugasanga abantu barimo kwihana ukuri natwe. Niyo mpamvu bidutera imbaraga tukavuga tuti nyamona reka dushyiremo akabaraga. Niyo mpamvu rero turimo gushyiramo akabaraga kugira ngo durusheho kwameliora rino vuga butumwa ryacu no gukomeza gutanga ijambo ry'Imana ryinshi, impuguro zitandukanye, ubuzima umuntu aba yaragiye acamo, kugira ngo abo babwire bukomeje kumukomereza mu Mana, cyangwa ubwo buzima yaciyemo bumufasha gukomeza kubana n'Imana, cyangwa Imana iba yaragiye mukura, tukaba twumva twabikomeza kubibasangiza kugira ngo namwe murusheho gukunda Imana kandi murusheho gukomeza kwigirira ikizere. Rero gahunda yacu niyo kuvugisha ukuri, gahunda yacu niyo kubwiriza abantu kugira ngo bose nitugirwa amahirwe tuzabasange mu ijuru, ndetse natwe twibwiriza kugira ngo natwe tuzabashe kugera muri no juru, kuko nta muhanga muri urugendo. Icyo dusaba Imana nuko twazarikandagiramo, kandi dusabira namwe mwese mutureba kugira ngo mukiri mu isi muriharanire, mukiri mu isi muharanire gukora ibyiza, muharanire kubaha Imana kugira ngo Imana izatugeze mu ijuru. Rero muri aka kanya twongeye kugaruka n'umufasha wanjye MUKABUTERA Gorethe, ariwe MUKABUTERA Gorethe TV mukurikirana, mwakunze muri benshi. Reka nawe adusuhuze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, abamaze iminsi badukurikira bo mu Rwanda, batuye impande enye z'isi, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Yesu abaha umugisha. Amen. Umeze ute? Meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Hari umuntu wavuze ati ngiye nikondera kuntu ajya kunda avuga yicishije makeya cyangwa avuga gakeya, ariko ngiye nkaba nzi kugunda kuvuga cyane. Nubundi ndavuga. Wagira kuri kamera rero ukivugira gahoro gahoro,
wakubona akabugira ngo ntuzi kuvuga bazajya bambaza uzi kuvuga ujye uvuga ukanavuga cyane ahubwo na basi ariko ntacyo ubwo biba bitewe ubushaka kwitonda kwigengeserera nabyo ni byiza ibintu by'Imana nta mpamvu yo kwihanyagura iyo abantu ari abari bwumve barumva iyo abatari badashaka kumva ntibumva ariko njya nkunda ko hari abantu benshi bakunda gukurikirana ibiganiro byacu bakanabirangiza ko igihe umuntu akubwira ijambo kumva ni ijambo wavuzemo hagati ariko abantu bajya gukurikirana ibi bintu kandi bigiraho bibakomereza bigiraho bibakura aho bashyira shaka ngo ni Imana iba yaraduhaye no mwanya kandi icyo kimaza ikikomeje kunyemeza ko ari Imana nuko hari abantu benshi baduhamagara abandi bakatwandikira bavuga ati turimo gufashwa turimo kugiraho ibintu byanyu birimo kugiraho bidukura turimo gusubizwamo imbaraga kubera Imana rero muri aka kanya kugira ngo tuganire ku magambo natekereje ko tuganiraho turi kumwe nashatse kugira ngo mvuge ibintu ariko mbivuge turi kumwe iyo turi kumwe ndimo kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa ndimo kuvuga ubuhamya mba nimvamo imbaraga mba nimvamo akabaraga nyine urumva iyo umufasha bari umufasha iyo buryo uri kumwe n'umudamu wawe muri kumwe murimo gukorana ibintu mwese muhuje mba wumva hari akabaraga karimo bitandukanye no kuvuga ngenyine shaza ngo nuzajya unyemerera mu gihe uzaba ufite akanya uzajya wihangana dukora nivuga butumwa babinyemereye nta kibazo ubwo rero urumva ko akenshi igihe tuzajya tuba turimo gukora ivuga butumwa cyangwa ari n'ijambo tuzaturiganiraho turi kumwe kugira ngo nzajye mubaza utubazo tumwe na tumwe cyangwa nanyunganire cyane cyane ko umutwe umwe wigira inama yo kugira gute no gusara rero urumva twebwe Imana yaraduhuje tugomba gukorana buri kimwe cyose tugere gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu ibice byaho 28 umurongo waho 28 haravuga ngo maze ibwiro umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka wadufasha nawe kongera kwasoma aho 28 havuga ngo maze ibwira umuntu itaho rwose maze ibwira umuntu iti kubaha dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka Imana rero iguha umugisha ku bwako kanya udufashe gusoma ariko nta n'amagambo tugiye kuganiraho mu minota mikeya nshyiramo n'ibindi bintu nashatse kugira ngo tuganire ariko ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka nimba Imana yaravuze ngo kuyubaha nibwo bwenge bishatse bavuga ngo batubaha Uwiteka cyangwa batubaha Imana ubwo baba bafite ubwenge nta bwenge baba bafite kubera ko iyo umuntu atazi Imana hari ibyaha byinshi akora urugero umuntu ugasanga wenda no muri lisansiye afite amafaranga ariko wenda kubera ko atubaho Uwiteka ugasanga yasambanyije akana k'imyaka 18 5 kandi ari muri lisansiye kubera rero ko hatabayemo kubaho Uwiteka akoze iki akoze icyaha urumva ko iyo hatabayeho kubaho Uwiteka gutinya Imana ubwenge ubufite ntacyo bamumaze ko ntago wambwira ko umuntu wize uzi igifaransa akabaza icyongereza ashobora gutinya gufata umwana cyangwa kutinyuka akagenda akajya gusambana shaza ngo abasambanyi bose ntibubaho Uwiteka ubwo nta bwenge naho baba barangije za kaminuza kubaho Uwiteka nibwo bwenge hari urundi rugero rwa watanga rw'abantu bashobora kuba bigaragara ko bafite ubwenge ariko batubaho Uwiteka ubwo Imana igahita ubwenge bwabo bigira zero nta ingero ni nyinshi urugero ku muntu w'umumama ugaragara nk'umuntu wize cyangwa se usobanukiwe akaza kubura imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo biri mu rugo rwe akananirwa kwiyakira agafata umwanzuro wo gufata abana akabasigira se ari abana batazi gucunga umutekano wabo batazi gukontorora ubuzima bwabo abana 4 abari abana b'inkurikirane ariko uwo mumama kubera yuko yize akaba afite ubwenge ariko atubaho Uwiteka biramworohera gusiga abana kumva nta kintu bimubwiye iyo umuntu yibaho Imana bishatse bavuga ngo hari ukuntu ibintu agerageza akabishyira mu murongo akakomeza kubaha Imana ntiyasiga abana hari abandi benshi bagiye babikora ubwo urumva ko
nta kubaho Uwiteka. ntago aba afite kubaha Uwiteka, kuko iyo wubaha Uwiteka Imana ibiri muri ba bana usize, ibiri muri ba bana usize. Ugomba rero niba uvuze ngo wubaha Uwiteka, ugomba kumenya ko n'abana wabyaye burya Imana ibatuyemo. Kuvuga rero ngo uragiye usize abana b'inkurikirane 4 ukagenda ukabasigira umugabo utazi uko barya, utazi uko bakaraba, bana bagatangira bagatesikara. Uwo mubyeyi nyine nubwo abantu baba bamureba bagasanga afite ubwenge, ariko nta bwenge aba afite. Uwo mubyeyi nta bwenge aba afite. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kuva mu byaha ni gute ushobora kumbwira ko umuntu wavuye mu byaha abajijutse? Abajijutse ubwo bigaragara yuko uri mu byaha barinjije, cyangwa wakoze icyaha barinjije, noneho yavuye mu byaha ahita ajijuka. Abajijutse abarimo kureba ibyo yabonaga ko ari byiza ko atari byiza, atangira kubona ko ari byiza. Niba yabonaga kubeshya akabireka, abatangiye kujijuka, abatangiye kumenya ko kubeshya ari bibi, agahita amenya ko kuvugisha ukuri ari byo byiza. Ari no kunanirwa umuntu iyo bagakora ibyaha, asambana, asesagura amafaranga, iyo aretse ibyo byaha hari undi mutungo cyangwa hari ibindi bintu yunguka ibyo yashyiraga mu bintu bitari ngombwa, kubera ko yaretse ibyaha, yavuye mu byaha. Ibyo byaha akoraga, urumva nko kujya guhonga umugore, ibaze nko kujya, hari abakire bajya nka Dubai, ugasanga asize umugore we ariko afashe indaya, ayitegeye itike, bagiye kwenjoyinga, agiye no kurangura imari Dubai. Wabyumvishije? Urumva amafaranga yategesheje indaya ayari bigaburire kugira ngo bagiye kwenjoyinga gusa, agiye no kurangura. Urumva ibyo yashyizeho indaya, iyo avuye muri ibyo by'indaya cyangwa byo gusambana, ya mafaranga yategesherezaga indaya nayo iri mu mukonsomera bageze iyo ngiyo, urumva ayo mafaranga agaruka mu rugo. Ako kujijuka niko kwajemo. Ntago agaruka mu rugo, nyine aba yahombye. Hoya, ntabwo nyumvisha ibyo mvuze. Ndavuze ngo nimba umuntu yajyaga Dubai agafata indaya bagiye kwenjoyinga, yayitegeye itike, araza kwigaburira, buri kimwe cyose araza kugikora bariyo. Wabyumvishije? None ubwo nava muri ibyo by'uburaya azongera gufata se ya ndaya ngo ngiye ayitware kandi yavuye muri ibyo byaha by'ubusambanyi? Hoya, iyo umuntu yavuye mu byaha arahumuka, arajijuka, ntago yongera gusubira mu bibi. Niyo depense yakoreshaga ntago yongera gupfa ubusa, ntago yongera kuba ko yavuye mu byaha. Ushatse ngo hari ibintu byinshi abantu bakora kubera bari mu byaha bikabahombye. Imana iguha umugisha. Amen. Tugiye rero kuganira ku magambo twatanze ejo bundi ubuhamya, ndimo kuvuga ubuhamya. Muri make turimo kugenda dusa, nagiye ntekereza ko hari ibintu twagiye tuvuga mu buhamya dusimbuka, ariko hari n'ibintu tutagiye tuvuga, ngira ngo nibuza tugere tubikomozaho gake gake, ahari byagenda bifasha abantu, kuko kugenda dusa nk'ababisimbuka kubisimbuka, hari ibindi bintu by'ingenzi bishobora gufasha abantu cyangwa bishobora gutuma abantu bakomeza kugira Imana icyizere, cyane cyane ko ugikunda kuvuga ngo nta hantu kuri Imana itakura umuntu, cyangwa nta hantu kuri Imana itageza umuntu. Cyane ngo Imana ishoboye byose kandi ifite kuntu ikura umuntu mu mukungugu ikamwicaza ku yindi ntera, ariko kugira ngo umuntu agere ku ntera runaka cyangwa ave mu mukungugu, hari urugendo rurerure kugira ngo ageraho Imana ishaka kumugeza. Hari urugendo rurerure ruba rurimo. Rero cyagiye wavugaga ati nari ndi umukene, byagenze gutya na gutya, bakwikarito niki, hari urugendo rurerure kuva cyagihe uva mu ikarito ku ikarito kugeza ubu ngubu uryamye kuri matera. Hari urugendo rurerure waciyemo, hari ibibazo byinshi waciyemo, hari ibintu bikomeye wagiye ucamo, ntago ari ibintu wasinziriye ngo mu gitondo ubyuka ubibona. Wabwira iki abantu bumva yuko iby'Imana umuntu asinzira bugacya abibona? Ntago iby'Imana ntago ari ibyo umuntu asinzira ngo ahita abibona, urabikorera. Imana ikwereka ibyo usabwa gukemura, nayo ikagira ibyo iguha. Hari ibintu Imana ikubuza, ikakubwira ati ibinda byanze, ibinda byanze, ibinda byanze, ibinda byanze. Hanyuma rero yo kukwereka ibyo yanze, ushyiramo imbaraga nawe ukagerageza kubivamo. Hanyuma yo kubivamo rero iba yaragusezeranyije umugisha, iba yaragusezeranyije, irawuguha rwose.
impamvu wenda ntajya kunda guseka wenda ngaragaza amarangamutima suko ntaseka cyangwa suko ntishima tujye twishima tukanaseka ariko iyo bigeze muri ibintu by'Imana il faut faire attention umuntu atekereza karindwi kubera ko bino bintu by'Imana nta muhanga niyo mpamvu iyo mbigezemo nkunda gutinya cyane cyangwa nimo kuvuga ibintu by'Imana nkunda gutinya cyane hari ibintu umuntu aba yaragiye acamo byiza ndetse na bibi bigatuma umuntu abasha kuba hagati no hagati njya ngira ngo amarangamutima nkafashwa ndetse nkanaseka ariko iyo ndimo kuvuga ibintu by'Imana mbashaka kugira ngo mbwize abantu ukuri kandi sinzabwiza abantu ukuri ndimo guseka no guseka naseka bibaye ngombwa ariko ndimo kugira ngo tubabwize ukuri ndagira ngo rero tugaruke ahantu mu buhamya bwinshi tuba tutaragiye tuvuga kugira ngo menyane nawe cyangwa cyagihe ntangiye kuva Butare tugihura bwa mbere nasanze muri yakaye ariko yakarura cyayigira iracyahari tuzahashaka cyangwa turareba hari ahantu nasanze izina ryanjye wari urizi mbere yuko nansengera uri warabibonye ute hari igihe nagiraga ubuntu nagirirwaga ubuntu Imana ikampa nk'amazina nkayandika yari amazina menshi ubwo rero narayandikaga nkumva ngo aya mazina ngo uzajya uyasengera ni menshi hari andi mazina nahawe nyine abakiri aho nyine nkasenga nkategereza kuko nibuka ko twahuye muri 2012 11 gutyo aribo twahuye ariko nasanze muri za 2008 2009 hari ahantu iyo tariki wari warayanditse n'izina ryanjye urarinyereka ati wowe nari mbizi ko nzagusengera kandi wari uzi ko wari warahishuriye ko uzasengera umuntu w'umusazi uhishurirwa n'izina ni ubuhamya utigeze ubwira abantu ariko nagira ngo banyurire muri make y'ukuntu wabonye iryo zina ryanjye kandi ukabwirwa ko ndi umusazi ariko ugahishwa yuko tuzabana sinzi nimba ari wabwiye ko umusazi uzasengera wo muzabana ni ubuhamya butigeze buvuga hano ngira ngo ducapurishe tugende tubicamo ngenda nkwibutsa unyibutsa tugira ahandi hantu tugera kugira ngo abantu barusheho kugira Imana ikizere bamenye ko Imana ivuga bamenye ko Imana ikora kandi ibyo biga barambiwe bagiye cyane cyane ko amasezerano duhabwa n'Imana tuba dufite 99% ku giti cyaje kugira ngo bisohore iyo umuntu yitwaye neza. Nakundaga gusenga cyane nabanye n'Imana neza ikampa amazina y'abantu ngo nyasengere rero nyandika ayo mazina ntago nari nzi ko tuzabana numvaga ari izina risanzwe nyine ari bucyana yandi Emmanuel gusa ntago ibyo nabitekerezaga nta nibyo nari niringiye nta nubwo nari nzi ntago nari nabwiwe imyaka yawe nta nubwo nari nabwiwe nuko umeze ahubwo nafataga ikaramu Imana ikambwira ngo andika amazina ugomba gusengera yimbwira yuko mu bantu impaye amazina yabo harimo umusazi nzasengera ariko sine nasobanukiwe ko ari wowe ko ari iryo zina nanditse mu masezerano nanditse hari handitsemo ngo nzasengera umusazi iriya kabura cyayifite ko maze igiki ko ntigeze nyibona tubanza hari nkifite narayimukanye turahura dusanga warubizi ndetse namwe no mu masezerano wari tukimara guhura utangiye kunsengera ukimara kumenya ko ari ngewe hari ibintu byinshi waruzi cyangwa hari ikimanira kubwiye ku muntu uzagushaka cyangwa ko umugabo muzabana bimwe mu bintu Imana yakubwiye by'umuntu muzashakana ukabyandika utari wamubona ni biki? Imana yarambwiye ngo izankorera ubukwe irambwira ngo kandi umuntu uzanshaka ngo azamera ubwanwa mbireba Imana irambwira ngo kandi izamuha n'imodoka ngo izamuha n'imodoka ngo azaza kundambagiza afite imodoka ntacyo reka tubisimbuke ibyo ngibyo turahuye turamenyanye dutangiye ibintu by'ubukwe dutangira kudemara ubukwe ngiye nagira ngo mbatangarize ko umunsi twatangiye kudemara ubukwe bikamenyekana ko uyu mudamu ari we nzashaka
amakuru mfite nuko fanta bajya banatanga mu badiyakoni bikimara kumenyekana uwo nzashaka babibwiwe. Amakuru mfite nuko itigeze inywebwa ari naho hahise hatangira inkuru ku rusengero rwacu, intambara ivukira aho ngaho. Hari umusaza umwe ntashaka kuvuga izina wasohotse arimo kwiyamira avuga ati Mukabutera aroze w'icyana. Urugamba rwatangiye gutyo, nkigera hanze abantu batangira kumpamagara bambwira ati byagenze gute, wasaze? Hari uwampamagaye umwe ngiye kuvuga ubundi bite nsimbuka, arampamagara anjyana iwe, arangije arambwira ati hari amakuru numvishije ariko uriya mugore ugiye gushaka dore yaransenyera urugo, byagenze gutya na gutya, bigenda gutya na gutya, ikindi afite sida, ikindi bimeze gutya na gutya. Nibuka ko umuntu wambwiye ko ufite sida, naramubwiye ati nibyo koko, kubera kuntu n'umugore yasaga wabonaga koko afite sida ya kera cyangwa ya zamani, ariko naramubwiye nti ntacyo, nimba afite sida nanjye nari mbizi ko ayifite, kandi ubwo ngewe nimushatse ntarigeze nsambana amaraso yanjye ashobora kuza namugeramo azirukana iyo sida. Uwo mugabo ahita anyirukana, arambwira ati mvira aha ngaha wa musazi we, aranyirukana. Byatangiye rero urugamba rukomeye. Nibuka yuko mbere yuko tujya mu rugo cyangwa dutangira icyo gikorwa, hari habanje umwanya wo ufata umwanya ujya gusenga kugira ngo ubukwe butangire. Urabyubuze ujya gusengera iriya za Rwamagana. Wari ugiye gusengera iki? Ni igihe cya kikujyanye kujya gusengera i Rwamagana, Imana yakubwiye ngo iki? Nyine nabonaga nkimara kubimenya cyangwa nkimara kubisobanukirwa ko tuzabana, nabonaga uri n'umwana nkabona bitazavamo, ndavuga ngo reka njye kubaza Imana, ntaba ari ubuvangirwe cyangwa se ari ubuyobe warayobye. Rero nagiye gusengera ahantu igishari mu mugano wo mu bapolisi, hari ahantu igishari hari umugano mu bapolisi. Nagiye kuhasengera ndi kumwe n'umumama witwa mama Gitefana, ngiye kumubwira ngo mubwira ibintu nahuye nabyo, mubwira ngo namfashe dusenga Imana. Rero Imana naje gusenga irambwira ngo niyo yabitegetse, ariko mu kubinyemerera ko ariyo yabitegetse harimo umumama w'umwarimu twari twasenganye nawe, ansaba kugira ngo nze nguhakanire bitewe n'izindi mpamvu runaka nashatse kuvugira hano kuri kamera. Arambwira ngo genda umubwize ukuri nk'umukristo, umuhakanire, umwereke imbogamizi ufite, umwereke ko ufite abana, mbese umwereke ibintu bituma utabana nabo. Rero uwo mumama naramwubashye kuko ari umwarimu kandi w'umuyobozi w'umunyamwuka. Ndavuga ati rero reka nze nkubwize ukuri. Ndabyibuka ntabwo nigeze njya mu rugo, naraguhamagaye nkubwira ko ngushaka cyane, ni kandi ntabwo ndara ntakubonye ngo nkubwire icyo ngushakira. Icyo gihe rero naraguhamagaye nkubwira ko ufite amafaranga make ari bungeza mu Ruhengeri, urambwira ngo uraza kuntwara n'imodoka. Rero ukimara kuza duhuriye mu Ruhengeri uje kuntwara, nza nkubwira impamvu n'imbogamizi, nkubwira n'ukuntu ufite abana badahuje se, nkubwira imbogamizi zitandukanye ntashatse kuvugira kuri iyi kamera. Ndakubwira ngo ngiye nahisemo kuba umukristo, ntago nshobora gushaka. Ndumva ari byo twavuganye. Turinda tugira hano muri Gisenyi dukoresheje amasaha menshi, kandi kuva Gisenyi igera mu Ruhengeri cyangwa Ruhengeri igiye Gisenyi na urugendo rw'isaha imwe, ariko nzi ko twakoresheje iminota myinshi. Dukoresha iminota myinshi. Hari impamvu nyine uvuze cyangwa udashaka kuvuga zatumaga amakanira banyarwandakazi bakristo dusangiye iri vuga butumwa cyangwa dusangiye ino Mana turimo kuvuga kandi ari nayo dukorera. Hari ibintu byatumye ambwira ati ubukwe cyangwa byo kubana ntibigishobotse, kandi wowe Imana wagiye gusengera kubwira ngo niyo yabivuze, ariko uhura n'umuntu arakubwira ati jya guhakana, kandi wumva ibyo akubwiye ujya guhakana cyangwa kumuhakanira
ukumva nibyo. byari byo kandi nanone ndengera n'ivugabutumwa ryanjye nari umukristo mbyiyiziho nkijijwe numva ntahemukira umuntu. ndavuga ati rero reka nkubwize ukuri kose, nkubwire imbogamizi mfite, nkubwire n'ubuzima bwose, nkubwire ubuhamya bwanjye bwose, nkubwire n'ubw'abana byose. nyine ibyo nakubwiye si ngombwa kubibwira abantu bose, buriya iyo utigiriye ibanga nta n'uri kugirira. ariko icyo mpamya cyo nari mfite kuvugisha ukuri kwinshi, naraje ndakukubwira nkwereka imbogamizi mfite. Nibwo bwa mbere yarambwiye ikintu gikomeye cyatuma tutabana, ambwira kandi koko ukumva gifite rezo, ambwira ikintu gikomeye nawe ubwo aravuga ati rwose nkubwije ukuri kubw'iyi impamvu kubw'iki ntabwo twabana. Arangije ambwira ibibazo nzahura nabyo, ambwira nanjye byinshi mbona ibyo nzahura nabyo, imbogamizi. noneho ahita anagira n'ikibazo cyo kuvuga ati uyu mugabo ukimara kumbwira biriya bishatse kuvuga ngo icyizere cyo gukora ubukwe nawe cyari kikuvuyemo. ariko nta nubwo byari bimfasheho, nabonaga bitashoboka. gusa niyo nibukaga ko Imana yagiye ibimbwira ariko nkabona bidashoboka cyane, ko narebaga nkasanga uri umwana kuri njyewe, nkabona ari ibintu bifutamye, kandi nkavuga ngo ndi umuvugabutumwa wagiye ahantu hatandukanye. nashakaga numvaga ibyo bintu nibiba ndaba nishe ubutumwa cyangwa ubuhamya bwanjye nkaba bwangije, nabaga mfite amakenga menshi. gushaka se nibwo wumvaga biribe byica uvugabutumwa cyangwa ni ibyo bindi watekerezaga? se hari ikintu watekereza ko kitazagenda neza mu bukwe tumaje kubana cyatumaga bivuga ngo bihagaze? hari ibintu byinshi natekerezaga, cyane cyane ibibazo by'abana n'ibindi bitandukanye. urumva njye nari umukene, nta kintu mfite, nibazaga ukuntu ubwo bukwe buzaba. mbese ni ibintu byinshi niyumviraga bitandukanye. aha, urabimbwira wumvaga ibyo bintu ubundi bitanagufasheho, urangije uranampakanira. nibuka ko wafashe umwanya ukarira, warizwaga n'iki? icyandizaga ni ikintu cyumvikana, kumva ngo ugiye gushaka, uri umubyeyi ufite abana 5, ejo ugasanga ejo urugo rurasenyutse. numvaga ari ibintu bizatuma izina rya Yesu ritukwa. nibuka ko mu bimenyetso cyangwa ibyo wambwiye byatumye rira, nanjye nyuma namaje kubyumva nkarira. ariko mu magambo nanjye yatumye ndira cyangwa numva mbabaye, warambwiye ati, amagambo wambwiye urayibuka? ntago mbyibuka. hari icyo wambwiye, urambwira ati uzandirira abana, uzamenyera abana, dore twarabanye twasenganaga, wambwira ngo nzakorera abana we warugiye. numvaga ibintu nari ngiye kwinjiramo kandi mfite ibimenyetso bifatika, mbona ko ibyo bintu bidashoboka. ndavuga ati wapfa akiviraho. numvaga mfite umugambi wo kwiyahura. koranga Imana iguha umugisha. numva uri butinye kubivuga, ariko kubera ikizi biba bikwiriye kugira ngo umuntu abwize abantu kuri. banyarwandakazi, yari yarafite gahunda yo kwiyahura, kuko Imana iguha umugisha. gutinya kubivuga kubera ikizi, kuko wanafashe Bibiliya urayica, wari ugiye kuyica, ndayikwaka, ukuramo simukadi ya telefone, nawe ugiye kuyivuna, ndayikwaka. ibyo bintu ngira ngo ubika ko ibyo bintu byabaye. ndabyibuka. icyo ni ubundi aho ngaho niho rwari ruzingiye. kuko nimba tubwiza abantu tukagomba kubabwiza ukuri, ni ngombwa tubabwira ubuhamya bw'ibyo byatubayeho, kugira ngo abantu bamenye yuko Imana ishobora kukubwira ikintu, ariko finalo wabona bitagishobotse, umuntu agashobora no kwiyambura ubuzima. ko ari umuvugabutumwa wari waravugiye Imana yari yakubwiye, katari nayo yari kubwiye ko ibyo bintu biri bupfe, ukaba rufashe umwanzuro wo kujya kwiyahura. wumva uri bujye mu ijuru ryandi, numara kwiyahura ugapfa. nta juru nari nzi ko ndimbutse. nyine narebaga ni ibintu rega narebaga binyugarije, kubavuga bati uriya mubyeyi yari umuvugabutumwa abeshya, yaba yaruruze uriya musore w'umwana n'ibiki. numvaga ari ibintu biremereye. ndavuga ati ibi bintu ntabwo byambaho. narinzwi n'abantu benshi, n'abashumba benshi, n'abapasiteri benshi bagiye bantumira. numvaga ari ikimwaro gikomeye. uhita uvuga ati
Bibiliya ndayiciye. Imana nakoreye yarambeshye. Imana yarakubeshye. Mbese muri make nawe ntihumvaga ko ubukwe bushoboka? Reka nubwo nabyemeraga. Mbwira ubukwe yarambwiye ngo sinzagira umuntu mbibwira. Nta muntu nigeze mbwira ko mfite ubukwe. N'abahanuzi bagiye bahanura bakabihishwa. Imana yari yarambwiye ngo nandike ngizabyikorera ngo sinzagira umuntu mbibwira. Rero narabihishe. Muri make wari ugiye kwiyahura ko natsindagiraga nuko tukirimo kurira gutyo akimara kunzanira message yari afite gahunda yo kujya kwiyahura ndanabibona yari avuye ku Mana ako kanya. Ushobora kunshimira ko ari ngiye wongeye kugaruka ku Mana kuko wari upfuye shitani yarakujyanye. Warakoze. Uyu mugore murimo kubona ahangaha ubu ntiyakagombye kuba ariho kandi ubu waranapfuye ukarimbuka cyane. Urabyemera ko ari ugiye kuzimu? Narabyemeraga kuko inzira yo kugaruka i Kigali yo ntayo wari ufite. Oya. Buretse ndakeka ko ibi bintu nta hantu twigeze tubivuga ko wari ugiye kwiyahura, cyane cyane ko wabonaga ko iby'Imana yakubwiye yakubeshye. Ni nako wavugaga aho ngaho ati Imana yarambeshye. Ubwo bishaje ngo kuba itari guhawe umugabo cyangwa ibibazo wari umaze wasaga nkaho uvuga ati ubwo ibi bintu bitabaye cyangwa ububabare nari ndimo cyane ububabare bw'abana bw'ubuzima n'iki ni umunsi wafashe ukomeza gukorera Imana ukabona ko Imana ikubeshye cyangwa niyo byaba uru rugo rutazarama. Wigeze warabitekereje ku rugo rutazarama? Narabitekerezaga narakurebaga nkasanga uri umwana. Siyo mpamvu waje kubimbwira nkakwirukana inshuro 3. Ubanza ibyo twarabivuze. Ubu nagira ngo twufukase nko ku bintu yarazi ko ndi umwana. Ariko nanubu ndacyari umwana. Warakuze. Nubu ndakana. Oya warakuze rese kubu unkanga. Birakwire ko nzajya Warakuze. Ubu ndakana. Wabaye umuntu mukuru. Murimo kubona ko ndakana, murabona ko ndimo kuvuga nyine nk'akana. No mwanya muto mwajya kubona ndarize akama ku kabere. Oya. Kubera ko ndakana akama ku mata cyangwa gakoma. Murabona ko ndi umwana. Murabona ko ndi umwana. Rero ubwo waruzi ko ndi umwana wabyumvishije bituma bigenda gutya sawa. Nibuka ko ukwarira mwaka telefone nahise ngewe mu marira yanjye nanjye nahise nibuka iby'Imana yambwiye byose na bya bindi byose nagiye mvuga mita numva yuko nanjye Imana yambeshye nanjye ndari ariko ngiye mukurira kwanjye numva haje inkomeze mu mutima wanjye numva ko uyu mama cyangwa ubuhamya yari afite cyangwa gukorera Imana yari afite bya Imana nanjye imbeshye nawe kandi mubeshye ariko mu mutima wanjye ngiye numva hajemo gukomera ndavuga nti nta mpamvu yo gukomeza numva ngenda komera mitamo hindukira ndamubwira nti humura ubukwe tuzabukora. Urabyibuka ibyo byo? Ndabyibuka. Nahise mujyana mbere na mbere nahise mujyana iwacu ndagenda ndamubereka ubwo mwambaza ngo tugeze iwacu byagenze gute. Nageze iwacu nari maze igihe kinini ntagerayo njya kumupresenta ntabwo ngiye nakujyanye muri famille bugiye iyo wiyemeje gukorera Imana nugushinyiriza nugukanura nukwishyiramo akanyabugabo kuko byinshi biba biguca intege biba bigutegereje. Rino vuga butwa twatangiye hari byinshi umuntu atangira bimucije ariko umuntu agomba gukomeza kurwana intambara. Ushobora kuvuga nk'ibijambo umwaka gukritika undi akagira kubera kuvuza ibizasha ariko ni urugamba. Namugejeje iwabo namugejeje nako iwacu ngiye kumupresenta mugeza mu rugo wumvaga ko bira bintu bari bubyakire? Ntago nabyizeraga. Nubundi nibabyakiriye ariko babaye nk'ababyakiriye iwacu n'abantu batari baremereza ibintu ariko bashobora kukwereka yuko ibintu babyumvise kandi batabyumvishije cyane cyane ko umuntu ashobora kukwemerera ko ibintu abyumvishije ariko akabigayira mu mutima cyangwa akabivuga mu mutima ariko uko byagenze kose byatambutse guke ariko ntago byari sawa. Uyu mudamu rero tuvuyeyo hari umuntu wari warambwiye ko urumva ivuga butumwa nakoraga ukuntu ndi umusore rwose urimo kuzamuka mu iterambere. Hari umuntu twari twarabanye twarasenganye aranyikundira arambwira ati musore wanjye nubona inkumi wowe uzaza uyinyereke ubundi bijyanye n'ubukwe byose nzabikora. Uwo muntu yari afite n'amafaranga rero byari byoroshye kandi singiye wa mbere yaba yagiye gukora ubukwe ariko arambwira ati nubona inkumi uzayizane ngewe ubukwe bwose nzabukora. Mba mbonye inkumi rero noneho nibwo yanyishimiye arambwira ati musore wanjye nubona inkumi
nubona inkumi uzayinzanira ibintu byose nzabikora. Rero ubwo umaje kumenyana rero dufashe gahunda nino nkumi ngo nyijyane, mbwira uwo muntu ndamubwira nti itegure nzakuzanira ya nkumi. Uyu nawe hari umugabo wari waramubwiye w'umushumba nawe w'ahantu amubwira ngo iki, yakubwiye ngo iki byiza, yambwiye ngo azambera papa. Bivuge neza witonze. Bivuge neza. Nari nateraniye i Kayonza igiterane cy'iminsi 3. Mbabwira ko ndimo kubasengesha, mbabwira ko Imana yamyemereye ubukwe, ko mfite ubukwe. Mu minsi mike ndakora ubukwe. Uwo mushumba rero yarankunda. Ubwo bahita banakoma mu mashyi. Aravuga ngo nzakubera so. Ako kanya ahita avuga ati nzakubera so. Ati ni uzasohoka iwanjye. Yaramubwiye ngo azamubera se, azasohoka wabo. Uyu nguyu rero tugiye njyewe ngiye kuri uwo muntu wari warambwiye ngo nzamuzanire inkumi, nawe arambwira ati nshakira fanta, unshakira inkoko, unshakira ibiki, tujye kureba papa aho nzasohokera. Ubwo turagenda, tugezeyo aho hantu nari najyanye n'umugabo w'umuhanuzi twabanaga hano Gisenyi, namubwira ati muvandimwe mperekeza tujyane. Turagenda tugezeyo, kumba uwo mugabo nawe yabimenye, amakuru yari yamenyekanye ko uyu nguyu ari we nzatwara cyane cyane ko uyu nguyu bari bamuzi, noneho barabimenye. Twageze mu rugo rw'uwo muntu, njyewe nari njyanye y'inkumi, uwo muntu twakubitanye mu bikingi by'amarembo. Wibuka ko tutamaze umwanya kuko nari nawohereje n'amafaranga mvuga ati bagire bategura ibintu ukuntu, ariko twakubitaniye mu bikingi by'amarembo hari ahantu agiye. Urabyibuka? Noneho ubwo ngubwo biba ngombwa ko twinjira aho ngaho muri urwo rugo, batwakira rwose ubona ibintu atari sawa. Rero biba ngombwa ko twebwe tujya noneho duhita duherekeza uyu nguyu agiye kureba se. Tugerayo baratwakira, twajyanye n'inkoko, bisa nkaho babyishimiye ariko ibintu bivuga mu matamatama. Turangije dukora ibyo twakoraga, ngaruka uyu wasigara aho ngaho, ngaruka kuri wa muvandimwe wari wambwiye ati wowe uzanzanira inkumi. Aza kuza nko mu masaha nimugoroba nyinjoro ukuntu tuganira, ariko uyu nguyu adahari, ndi kumwe na wa mugabo w'umuhanuzi, mvuga nti ubwo nambaza cyangwa ibingora ndaza gushyiramo ibintu byo ko ari Imana yambwiye cyangwa bimeze gutya, n'umuhanuzi wenda yabimfashamo. Noneho ubwo natatse ikiganiro, ndamuga ati ibintu bimeze gutya na gutya, inkumi dore ni runaka nari nayikuzaniye, bimeze gutya na gutya. Arandiba araturikararira. Urumva ko yari asanzwe azi uyu nguyu, nanjye asanzwe anzi. Araturikararira, arambwira ati nagufataga nka petit frère, wari murumuna wanjye kandi nagukundaga, ariko ibi bintu bigenze gute? Aramubwira ati Mukabutera kucya kuroze. Urumva yari asanzwe aziranye n'uyu, yari amuzi neza, ariko aravuga ati Mukabutera akurogeye iki? Mukabutera akurogeye iki? Wa muhanuzi ari iruhande rwanjye arangije aravuga ati bucyana mwana wa mama, ibintu ni danger. Nta rindi jambo yarengejeho, mbura nshira nabimira, ibintu biba nabaho ngaho. Cyo uza birangira namubwiye uwo muntu, ndamubwira nti nubwo bimeze gutyo wabyanga wabyemera, nta kundi ni gutyo bimeze, ni Imana yabintegetse. Muha amateka, muha detail zose z'ubukwe, muhabwira ko ibintu bimeze, mubwira kuntu nabimenye, twamenyanye, mubwira ibyo bintu byose ndabimubwira. Ndanje namubwira ati kandi nawe ugomba kuzambera pare. Twavuye rero aho ngaho batabyishimiye, n'urugamba rukomeye. Tuva aho ngaho inkuru yabaye inkuru, narozwe n'iki, ariko nkaba narabwiye nguyu tujya gutangira ubukwe, ndamubwira nti rero bazavuga ko wandoze, ugomba kwemera ko wandoze. Bazambwira yuko nasaze, ngomba kwemera ko nasaze. Ibyo byo wenda nshobora kuba twarabivuze. Rero ubwo dutandukanira aho ngaho, amakuru nza kuyabwira uyu nguyu aho nagiye kuntu byagenze, kandi ndaramubwira nti nuriya muntu ni uzambera pare. Uyu nguyu yarambwira ati ibyo ntibishoboka. Ndamubwira nti hoya, agomba kumbera pare. Undi ati ntibishoboka. Ndamubwira ati uyu nguyu agomba kuzambera pare. Noneho ubwo biba gutyo, ngewe nsimbarara ko nubwo yavuze gutyo, nubwo byagenze gutyo, nzatoranya undi pare ari uko nguwo ataje. Yari umupapa mwiza, yari umupapa ugira ishyaka, ariko kuba
ati ibyo bintu atarabyakiriye biragoye kugira ngo wakire ikintu kimeze nk'uko umuntu usanzwe uzi nawe ubwo urumva ko atizeraga ko ibyo bintu bibaho. Ntago na mentioninga cyangwa ngo ndenganye abarwanyije ibintu by'ubukwe, kubera ko nabo nimba nanjye ubwanjye nari narabyanze, nyirubwite akaba yaragiye kwiyahura kuko abona ibyo bintu bitazashoboka. Ntago na cira urubanza uwanze ibyo bintu wenda akanabigaragaza. Hari ababyemeye kandi barimo kubirwanya, ariko uwakubwiraga ko ati nibuze ibintu ngiye simbyemeye kubera impamvu ni cyane cyane ko byari ibintu bifite ibimenyetso, ntago rwose namurenganya. Rero uwo muntu wabyagenze gutyo ntago namurenganya, kandi byanarangiye koko anihanganye araza mbira pare, aranamfasha ku buryo bukomeye. Nubwo kuva twatandukana nawe atari yagera mu rugo, ariko ndacyafite icyizere ko azahagera. Tumaze imyaka igera muri 7 cyangwa 8 pare wanjye atari yazi wanjye, twatandukaniye mu gisharagati, ariko yaramfashije ibintu byose arabikora. Ariko basi, ariko hari ibintu yakoze byiza, nubwo atari yagera hano ngo amenye ngo umuhungu wanjye bimeze gute, urugo rwubatse gute. Urumva ko hari ibintu byabayemo intambara, ariko bitinde bitebuke pare mu myaka 8 wenda azaza nko mu 9 cyangwa bizageza mu myaka 10 pare azaba yarageze wanjye, mwereka ati data urabona ko nabaye umugabo kandi urugo narwubatse. Uyu rero nabo yagiye gushaka marene, ba marene bagira nko muri 3 cyangwa 4. Ahambere yagiye baramwakira, bamwerekana umusore, aha kabiri gutyo bigera no ku rwego afata umumarene bajya kwigera imyenda. Bigenda gute? Ayikuramo nzashingirwa kwa 4. Bishoboka ngo abantu babyemeraga ibintu byacu, ariko yahajyamo akafata ibintu byazapfa nitwaba tumwaye. Bishoboka ngo kuba ku ruhande rwacu cyangwa kujya mu bukwe bwacu byari ikintu kimeze nk'igisebo. Warabibonaga ku bantu babijyagamo nyuma bakavamo? Narabibonye. Warabibonye? Ushaka marene aragenda yigera n'imyenda ayikuramo. Bishoboka ngo umuntu wakubereye marene ni umuntu mutari mwani utari utekerezaga yuko twahuriye kuri station Nyabugogo, nzasezerana kwa 6. Hahandi se wari twe twajyanye inkoko byarangiye uhasohokeye? Ntago nasohokeye, nyine nabo babonye ko barampakaniye. Baraguhakanira. Wari washatse marene aho ngaho wa mbere wawo ndi wari wabwira byaremeye? Nawe yarampakaniye. Bose bari abadamu babashumba n'abaki. Bari bakubwira ati bagiye bampakanira. Baravuga ati biriya bintu nibipfa ntago bizamera neza. Tuba dukoze ubukwe rero, mu bukwe bwacu hari harimo indirimbo nziza, iyo biboneye niho bemera, ibya Yesu ni ku murongo. Umugabo rwose indirimbo araziririmba arazikubita byari bigezweho, tugira ngo kwa kundi umuntu biba bigeze muri dote. Nibuka ko nagiye nsanga abantu bose bifashe gutya kwitama. Ubukwe bwacu twatanze invitation zigera mu 1000 abadutwerereye nimbarwa. Hari abantu bagutwerereye ngo amafaranga? Ntabwo baragutwererera yahishe. Abantu bantwerereye. Mwabonye aho umuntu ashobora gukora ubukwe ntihagire umuntu umutwerera? Ubukwe bwanjye nabukoze ku mugisha Imana yanyihereye, kandi bwari ubukwe bwiza. Ku mafoto amwe uri ku buhanga bw'ibyuma araza gushyiraho amafoto amwe y'ubukwe. Nubwo ndimo gushaka, hari abigeze kudusaba nani ubukwe bwacu bwari ubukwe bwiza, burimo gutunganywa, nani video yabwo irimo gutunganywa, tugiye kwitunganya, ariko amafoto aragaragara. Nakoresheje amavewiti meza cyane, nibwo yari acyaduka 2016 nibwo yari acyaduka. Twabaye mu nzu nziza ahantu hagezweho cyane, Imana yari yadusize, twariye neza, twaturyoshye, kandi tumeze neza. Nubwo byari rwanyijwe, ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu iradufasha. Wabonye ubukwe bukorwa ntihabemo inama, ubukwe butagira inama, wari uzi ko bubaho? Kandi narabubonye. Ukabona ukoze ubukwe. Ngewe namaze igihe kinini nibwira yuko uyu muntu akoresheje ubukwe nta musapoting. Kumbi bugiye umuntu akoresheje ubukwe abantu bamukunze baramutwerera, ariko iyo bamwanze hagiye batanamutwerera. Rero ngiye nakoze ubukwe budafitemo intererano n'umuntu numwe. Akandi kantu nashaka kuvuga mbere yuko ubwo bukwe buba, nigeze kujyana gusenga n'uyu nguyu. Abahanuzi bajyaga bamuhanurira, bakamubwira hari umuhanuzi wamuhanuriye w'i Kigali. Arangira amubwira ati rero umugabo wawe hari message arimo kumva, hari telefone zirimo kumuhamagara. Urabyibutse ibyo? Byagenze gute ni mubyibuka byagenze gute kugira ngo akantu tukavuga duhite dusimbuka tusoze? Ntago nkibyibuka neza, ni wa muhanuzi wa za Kimisagara. Akubwira ngo iki? Si we yabibwiye se n'iki? Ni nambwira ko hari urimo kumbeshya ari ukuntendeka afite abandi muvugana. Wicyo yakubwiye ati Imana iravuze ko arimo gutendeka.
rero bajyaga bavuga bamubwiraga yuko hari message ndimo kwakira, hari amagambo ndimo kubwirwa, noneho ngo nkakomeza mujera mubeshya beshya ariko ubukwe butazaba. Nabo rero yarangiza twahura ati ndabizi ibyo urimo kumva, ndabizi amagambo barimo kukubwira, birangira ahubwo ari ushatse kwisenyera ubukwe. Bishoboka ngo ibintu by'Imana bisaba kubamo ubwenge, niba Imana yakubwiye uzajya uguma ku Imana yakubwiye, wirinde amagambo ubwirwa n'abantu, kuko iyi isezerano igiye gusohora haba harimo inkubiri nyinshi, haba harimo intambara nyinshi, haba harimo ibintu by'ubugome bwinshi mu bantu b'abahanuzi. Abantu b'abahanuzi bica ubukwe bw'abandi bakavuga Imana itavuze, wababwira iki? Ni ukubabwira bakagarukira aho bageze. Erega buriya kuvuga ngo Imana yavuze itavuze uburoshye umuntu. N'ahandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu yavuye mu byaha ntagatinyuka kubeshya. Iyo umuntu avuye mu byaha ntagatinyuka kubeshya, wajya kubeshya watinyuka ukavanga Imana yavuze itanavuze. Iyo umuntu ariko abivuga, none se ingo muri no misi zisenyutse kubera icyo kintu ikibazo cy'abahanuzi, ko hano muri Kongo ingo zisenyutse zibaye nyinshi kandi abantu barimo kwizera ibintu by'ubuhanuzi. Ubuhanuzi busenya urimo kuvuga hiki gusenya abantu. Ese Imana iza gusenya gutandukanya abantu cyangwa? Oya, ntago ubuhanuzi busenya, ntago ari bwo. Kubona umuntu yikaraze akititiza cyane ukabona arimo no kuvuga cyane ukavuga ati ibyo byose Imana yamukoresheje. Oya, umuntu nuza guhanurira umuntu byaye 3 4 ukamubwira ngo umugabo ngo si uwawe, Imana yazaguhana yihanukiriye. Kira ni icyaha kiremereye. Icyaha kiremereye. Ubukwe bwacu rero abantu babujemo, cyangwa ukuntu bamwe babujemo baje kureba yuko biri bupfe, abandi babuzamo baje kureba yuko wenda bishoboka, nimba bishoboka. Hari n'abandi babujemo cyo uzaba afite umutima mwiza. Turabashimiye. Turabashimiye. Nabaje kureba bose nabo turabashimiye, nabo batumye umubare wiyongera, intebe zitaburaho zijya. Akanyuma turagira ngo tubatangarize ko mu mpano zose twahawe, sofu babandi babavandimo baguhaye intama, hari indi kado ifatika wabonye? Mana yanjye, ubukwe bwanjye bwabaye ibintu by'igitangaza. Abantu bampaye impano, hari uwampaye igiceri cya 5 mu ibahasha, hari abampaye 10 ubuceri, igiceri cy'10. hari abashyizemo voka, utuvoka tumwe dutoya tw'ingwingiri nka 4, utanatarango dushya. hari abampaye igitambaro kiriho amaraso, hari abampaye mbese ibintu nabonye. Kado ifatika muri kado wakiriye bucyo kwagunda abantu bapfunyika ifatika yari imeze ite? Yewe ntayo. Mu bukwe bwose ntayo. Hari n'abafunze ubusa muri kado. Hari n'abafunze, ariko Mana yewe Imana baba babarije. Ubu mu bukwe bwako ndi mubona abantu kado zaratanzwe, ariko hari abantu babiri baguhaye intama. Hari intama ni umugabo witwa Siyeri na murumuna we niba baguhaye intama. Niyo kadifatika wabonye. Imana baho umugisha aba bantu. Nta runtu rw'urutenge warabuze nk'agatenge kasubire baguha. Habe n'agatenge umva. Kandi wari ufite inshuti nyinshi abo wari warasengeye, se kundi wari warasengeye benshi, abo wari warirukanyemo abadayimoni ko bari benshi, wari ufite. Nasengeye abantu benshi. N'abagore banyambariye nta wigeze umpa, yewe nta muntu wampaye ikintu. Abo wambitse nabo nta kantu bakurebeye. Nta kintu bampaye. Niwabonye ziriya envelope zari zuzuye, n'intuza bari bafunze. Nabwiye umumama witwa Mudogo waririmbaga mu Kiruhura ngo aze kubimfunukurira, nyine ngiye sinabikoraho. Hamwe gusa nari muhagaze hejuru, none hamwe yarapfunduye asangamo igiceri cya 5 kimwe cya kera, agaceri k'10, 50, igiceri cya senkani. Hari n'abashyizemo voka. Nta washyizemo nk'ibihumbi nka 5 akavuga. Mana, none abandi bashyiramo ubusa, hari n'uwashyizemo ibuye. Sinabikubwiye ra.
ibuye njye ntabwo narebaga nari ndi umwana. ibuye hari n'uwampaye igitambaro kiriho amaraso cy'umweru. Nanjye nta kadunzima nta kintu navuga. Abandi bampa umukati wa senkisa. Ntawe guhawe umunyu? Oya. Nta munyu wari urimo? Ntawe da. Hari harimo umunyu ntabyo yibuka. Kombe nagufasha. Hari harimo n'umunyu, hari no guhari n'umunyu. Nanjye abantu hamwe mu makorari nane narafashije, ahubwo twagiye dutanga ibintu twagiye dutanga ngo mu bukwe ukajya nko muri korati twarasenganye muzaze mu bukwe bwanjye igiye kubatumira. Zira fanta ni yuta ahari utazibaha ngo no kuzikoresha mu bukwe kuko mana yanjye nta kintu bagutwiririye. Nari mfite nabwirije amakorari menshi. Reka mbabwire bene da, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze ngo kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge. Reka mbabwire, nimushake mufate umwanzuro abadukurikiye mwubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nasengesheje amakorari menshi muri Kigali. Nari nkunzwe mu makorari ya za Kigarama, amakorari ya za Rubonobono, amakorari ya Gatsata, amakorari ya Nyakabanda, mbese nakundaga gusengesha amakorari. Wahanurira kandi udahusha. Umva ibyo byo Imana niyibizi. Mbese nakoze uko nshoboye, nakoranaga ubushake, nkakorana umwete, nkarara ngenda ijoro nsengesha amakorari. Ariko amakorari yose natumiye amakorari, reka nyabare numve, 1 2 3 4 5 6 z'ahantu hakomeye kandi bagezweho abantu kandi mwasenganye mukagira ibintu biye byiza. Mana yanjye narabatumiye nkajya, hari korari nagiye nshyira amakesi 3 kugira ngo bonyine bazantahire ubukwe. Hari korari nashyiriye amakesi 4 bitewe n'ubwinshi bwabo. Hari korari nashyiriye amakesi 2 bitewe n'umugabane bafite. Hari korari nashyiriye amakesi 3. Mana yanjye umva, muri abo bose nta n'uwampaye n'igiceri cya 5. Korari ubwawe ntiyagira ikizana ntibanagusubiza fanta bahaye. Reka usibye korari imwe ndayishimiye yitwa Nkomeza Mwami. Niyo yakuhaye umuceri? Korari Nkomeza Mwami, iyo korari hari n'indi da? Korari Nkomeza Mwami ndayishimiye, bampaye umufuka w'umuceri. Korari yo Kamuhoza nkuru nayo bampaye umufuka w'umuceri. Perezida wayo wayiyoberaga Fredina, Imana imuhe umugisha, yarahagaze mu bukwe bwanjye. Ni wari ushinzwe stoke y'ibintu byo kunywa, abijera neza. Imana imuhe umugisha. Mbese umva, ariko ndakubwiye ngo za impano muzabona mu mafoto hari harimo ubusa, amabuye, abantu bose twagiye tubafata ifoto, utuvoka. Ariko ahangaha tukira ahangaha tugiye tutari twasoza, ubwo twagira ngo tubabwire utuntu n'utundi twagiye tuba mu bukwe bwacu kandi mututagiye tubasha kuvuga, kugira ngo dukomeze tujye dukorana kandi tuziranye. Mumenye yuko wowe ukomereka, wowe uvuga ngo nta kintu abantu baguha cyangwa abantu ntibakwitayeho, Nyagasana atakurengeye ntawakurengera. Nababwiye yuko ubukwe bwose bwabaye ari njyewe Imana yacijemo umugisha nkakora kuri uyu ruhande rw'uyu mugore, nanjye nkakora. Hari n'abandi bagambiriraga kumwibiramo bagashaka tivaho tugura ibi ngibi n'ibi bagambiriye kugira, kandi n'abantu yizeraga, yari yarasengeye n'abantu benshi. Ahangaha ntitwavuga ngo Imana itakurengeye ntawakurengera. Imana itakurengeye ntawakurengera. Inshuti ya mbere ni Yesu. Yesu niwe wakoze ibyacu byose, nta kuboko k'umwana w'umuntu kugeze kugaragaramo. Turashimira umuntu wemeye kusohokera iwawe, ntumuvuga izina, mushimire gutyo gusa bisanzwe. Imana yangiriye neza, inyihera umuntu w'umupapa rwose. Imana yatunze inkoni w'umukire. Imana imuteramo umutima wo gufata inkwano zanjye, bankorera ibintu byiza byiza. Na n'ubu ni ababyeyi banjye, iyo mbyaye barampemba, niyo ngize ibyago baransura. Imana irabakoresha. Ikintu abantu bagomba kumenya nuko uwo muntu wemeye ko, urumva ko abapasiteri biwacu
batigeze banemera ko usohokera iwabo, ariko uwo muntu nta nubwo ari n'umwa Pentecote, nta nubwo ari n'umwa ADEPR, asengera muri EPR, ari muri EPR. Noneho abo twebwe twasenganaga urumva ibyabaye, ariko uwo tudahuje idini umva ibyabaye. Bishatse ngo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Umuntu ashobora kuba ari umweperi, undi ari uwahe, undi ari umuyisilamu, buri hantu hose ahantu umuntu yabasengera burya ashobora gukora ibyo wowe wumvaga ko uri umukiranutsi utakoze, cyangwa muri ya matorero abantu babishyira hejuru bakiremereza. Burya itorero cyangwa agakiza k'umuntu ni mu mutima we, ni mu mutima we. Rero nta hantu Imana itazakura umugeni, mu bagatolika, mu bayisilamu, hose Imana buri hantu hose Imana ifitiye abantu bayo, ifite kuntu izagenda ibarobanura hose ahantu habamo ababi ndetse n'abeza. Itorero ry'Imana riri mu ibanga, riri mu ibanga. ni mu ibanga. Dusoze Mana, reka dusoze dushimira abantu batubaye hafi mu bukwe bwacu. naho rwose uwahageze wese n'ataba yaratwerereye, ariko n'ataba yaragize, ariko akaba yarabonetse niyo yaba ari kujaje kureba ko biri bupfe. Nibuka ko igihe nazaga bwa mbere nasanze abantu bose bikoze ku itama n'iki wenda bazabona amafoto ko nta guseka ko ari mu bukwe bwacu. Abantu babonaga ari ibintu bisa nk'ibyacitse, ari nk'ikiriyo cyabaye. Ariko ngiye nkihagira na haleluya, rimwe ntibayikiriza, ubwa kabiri ubwa gatatu barayikiriza. Nimba barazikirije zose ko na haleluya kugira ngo ni kokingi abantu nyine ngiye, kuko nabonaga abantu bameze naba. Ariko Imana iradukigikira idukorera ubukwe. Muri buze kubona amafoto, amwe mu mafoto y'imyakaka arimo yaragize ubukwe. Murebe ko Imana ikorera umuntu ubukwe ku giti cyayo. Dufite rero Imana ni data, Imana ni mama, Imana ikora ibintu abana b'abantu batakora. Niyo mpamvu twebwe twiringiye Imana, tuzi ko ibyo dukora byose tugomba guhembwa n'Imana. Wamba bari ugatanga message, ukagira ikintu mbwirira abantu, nibuza ukambwira abantu ushingiye kuntu wowe ubwawe wari ugiye kwiyahura utekereza yuko Imana yakubeshye cyangwa ibyawe birangiye, utekereza ko n'ubukwe butazabaho. Nubwo twabanye, ariko nizere ko muri no minsi nibwo wemeye ko ushobora kuba ufite umugabo. Wabyumvishije? Ndavuga ngo Imana ishobora gukorera umuntu ibintu, ariko we ntabyakire. Imana ikakwikundira ikagukorera ibintu, wowe ntuzajye ubyakira ko yabigukoreye, ntubyakire ukabyembera nyuma. Ni nka surprise Imana yagukoreye, cyangwa ni nk'ikintu wowe utigeze ukiramo imbaraga, ariko Imana irakigukorera. Wabwira iki abakobwa cyangwa abagore babwiwe n'Imana yuko izabakorera ubukwe, bitewe nuko nawe urumva utabyakiraga n'ibyo byose waciyemo, hanyuma yo kumva ibi ngibi n'ibyo byose byakubayeho, wababwira iki? Message nabaha, narangiza mbaha, niyo kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, nicyo gishoro, nicyo cyambere. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Mu yandi magambo, nicyo gishoro cyo kubona ibisubizo Imana yakugeneye. Kubaha Uwiteka, ukanga iby'Imana yakubujije byose, nicyo gishoro. Igishoro cyo kugira ngo ugere ku masezerano Imana yagubwiye ni ugukiranuka ku bintu byose, ukanga icyaha nk'igisa nacyo. Ubwo rero kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge. Iyo wubashye Uwiteka uba ufite ubwenge. Rero nababwira abadukurikiye, mushakishe kubaha Uwiteka, nibwo bwenge, nicyo gishoro, nicyo cyatumye ibi byose mbigeraho. Kandi mu gukizwa kwanjye nageragezaga kwanga ikintu Imana yanga, gukunda ikintu Imana ikunda. Rero nababwira ngo igishoro ni ugukiranuka, hanyuma yo gukiranuka ibindi byose uzabyongererwa. Niyo message nabaha. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Buriya niyo uvuye mu byaha urajijuka, ntago ibintu byawe kubera kuba wavuye mu byaha, kujijuka biraza. Niba waranywaga inzoga, ya mafaranga wanyweraga inzoga akora ikindi kintu kandi cy'umumaro. Rero ndangije mbabwira ngo mugerageze kuva mu byaha, kuko iyo umuntu yavuye mu byaha niko kujijuka. Ndangije mbashimira ngo niba ushaka iby'Imana yawe yakuvuzeho ko bisohora, gerageza ubaha Uwiteka, nibwo bwenge. Umuntu yabasengera Imana. Oya baretse kankubwire, aho ngaho ragize ibyo ngibyo urumva
wowe wageze ku rwego wumva ibyo bintu utabyizeye njye ahubwo message nabaha nubwo avuze ngo nuko wahanyine yego nuko wahwiteka kuko mukava mu byaha ariko nagira ngo mbongeraho kandi kantu kavuga ngo komeza ugume mu byo yiringiye nimba ari Imana yavuganye nawe ukomeze utegereze wihanganye nimba ari Imana yavuze ko izagukorera ikizagukorera ntugire urwaho utanga kugira ngo isezerano ryawe ridapfa ahubwo wowe ukomeze wizere Imana yiringire nimba yaragambiriye kugira ikigukorera gizagikora nk'Imana yizagutabara nk'Imana y'ubwayi izabyikorera nimba ari umugabo yakubwiye ko izaguha y'ubwayi izabyikorera nta ruhare babigizemo uruhare rwawe gusa no gukomeza kubaha Imana kandi ugakomeza ugakora ibyo gukiranuka ukirinda kumva amajwi yose akubwira ngo igire nabi urumva ko yaragiye kwiyahura ukirinda kwigira amajwi yose nimba yari Imana yabipanze yizabyikorera ko n'umushinga Imana ibarapanze nkabwira abandi basore nkabwira abasore babwirwa gushaka cyangwa Imana icamo niba Imana yarakugira icyizere yuko ikakubwira ngo nzagushakira Imana ikakwereka uko ugomba gushaka ukabona mudahuye ukabona mutajyanye burya Imana niba izi ko mujyanye cyangwa muhuje hari gishobora kugira ngo uwo utekereza niwo muhuje cyangwa ni nawo mujyanye waza ukakora ugenderanye n'umubiri ukanga ibyo Imana ikubwiye ukazicuza kuko burya Imana itureberayo ibiturebererayo ibizi ibidukwiriye kandi nibizatuma izina ryayo rihabwa icyubahiro hari abasore rero benshi banje kumvira Imana yababwira ngo shaka kuriya akanga akavuga ati umugore cyangwa ushaka ngo hari abakobwa benshi n'abagore benshi bahezi wabo kubera abasore babanze kandi banze ubushake bw'Imana nta wigeze kumbwira wigeze kwanga agasara banze umukobwa agasara umuntu arabyemera neza arasara kandi arasara basi abantu bangiye ubushake bw'Imana abantu babaye inzerezi kubera kwanga ubushake bw'Imana Imana ugiriwe amahirwe Imana ikabwira ngo nzagushakira ntugakoresha amarangamutima uzajya ubwira ngo ibyo ushima n'ibishaka nibyo bibaho mwami rero abantu mukwiye kubana kandi mukabana neza mukaba intangarugero ibi bintu turimo kujyamo by'agakiza n'ijuru turimo kujyamo ni intambara tugomba kurwana tugomba gukoresha ukuri tugomba gutegereza tugomba kwihangana ibi bintu byose tuba tuvuga n'iki gahunda ni mu ijuru rero ibindi byose abantu barimo gusenga bashaka amazu bashaka iki Imana izi ko mwese mubikeneye icyambere icy'ingenzi nuko mwubaha Imana mukareka gukiranirwa mukareka ibyaha ubundi Imana izashaka n'ikizakorera buri muntu wese sengera abantu tutari twasenga ariko buriya hari ikintu Imana yanyeretse nagira ngo mbwire abantu badukurikiye dukwiriye kuba abakristo ukanahamya kandi ukagira n'ukuri uribuka ko buriya nkwicaza nkubwira ngo nkubwira imbogamizi zo kuba tutabana nizere ko wabonye ko ndi umukristo barabibonye umukristo rwose nari umukristo ibintu yambwiye ariko wabonye ko nanjye nubaha Imana ngende umukristo namwe mu uri umukristo wavugisha ubwose wavugisha buriya kuba ugiye kubana n'umuntu nubwo ari ugiye kwiyahura ariko uri umukristo niba ari ugiye kubana n'umuntu birakwiriye ko umubwiza ukuri akakumva atakumva akakureka ariko ntaki hari abantu barimo kubana babandire ku kinyoma umuntu agashakana n'umusore akamubwira ko ari isugi atigeze asambana kumbi afite umwana ungana n'umugabo agiye gushaka nyuma akazabimenya undi akazamubwira ati ni musaza wanjye kandi ari umwana we niyo mpamvu ngo nyinshi muri no minsi zirimo kugenda zisenyuka zubakiye ku kinyoma no kutabwizanya ukuri nagira ngo nyine mbwira abantu nari nabasengera bige kuvugisha ukuri urumva narakwicaje ndakubwira kandi kuvugisha ukuri biba birengera ubuhamya bwawe n'ubukristo bwawe namubwije ukuri ndavuga ati reka mubwize ukuri n'ibipfa bipfe ariko nzajye mu ijuru cyo kintu kinaniye abantu kuko ibintu nakubwiye nabivuze mfite umugambi mvuga ngo misemo Yesu ngiye kuvugisha ukuri uyu mugabo naba ari uwanjye araba ari uwanjye niba atari uwanjye agende ariko nkomeze mbe umukristo birakwiriye ko iyo ugiye kubana n'umuntu ugomba kuvuga ubuhamya bwose guhera ukimenya ubwenge ukavuga aho wibye ukavuga ibyo wakoze hatabuzeho na kamwe kugira ngo bwa buhamya umugabo atazabwumva mwarabamye urugo rugasenyuka ubu nta kintu cyatuma byose ko abimbwiye amabi yawe
ariko wari ufite amabi wakoze amabi byose yarabimbwiye nta kibazo rwose nanjye ndabyemera. Umenyereye ko ndi umukristo. Ibintu byose yarabimbwiye kandi wabonye ko ngiye wari wakoze ibyaha byinshi ngewe nakoze duke. Uyu mugore yakoze ibyaha byinshi ngiye nta n'ibyaha nakoze. Hari ibyaha nakoze, nagushatse ntari nasambana, nagushatse nta mukobwa nari nasoma, nagushatse ntawe natendetse. Ibigabo byinshi muri no minsi hari abantu biba byaratendetse. Abavuga butumwa bangaba babahanuza hari benshi baba baratendetse. Ukumva ahubwo benshi ningo zirimo kugira zisenyuka bandi ngo naretse no mugore ngo akomeza gahanura. Rero ngiye ndi umunaziri w'Imana. Ndi umunaziri w'Imana. Imana indinderera. Imana indinderera rwose wo kunyogosha umusatsi wanjye uracyuzuye. Nakoresheje narakira nahamagawe n'Imana ntari niyanduza. Ndimo kugira ngo nzarinde ngera mu ijuru ntari niyanduza. Ibintu by'abagabo bavanga ngo abagabo bose ngo barasambana ngo bagira iki ngenda mutse nagize nirari no kukubwira ati nsengera. Naramutse abadayimoni bamfashe no kukubwira ngo nsengera. Mugabo ubona ugize akantu k'akarari ukuntu kuriya muba muheheta nyine akadayimoni kakagutera kirari ukabona ko umugore wawe hari ukuntu bino bikobwa byirirwa bigenda byamba ubusa ni byo bitbateza wenda marari n'utudayimoni tukabazamo bose. Uzajya ubwira umugore wawe umubwira ati mugore irari ryaje burya ntacyo ukurikiranye kuri rya kitari ko umugore wawe umubwira ati mfatiraho kubitaho Bibiliya akuderevure mu izina rya Yesu agusengere uwo mudayimoni upfe kuko kujya gusambana hanze n'abadayimoni bawinjije mu rugo rwawe. Rero byaba byiza nta ukoze muri beto ushobora kureba bite n'aba bakobwa bagenda bambara ubusuga ukagira irari ukavuga ati ariko wama nkurira mukobwa nanjye nkumvaho. Ariko igikomeye muri ibyo ngibyo uzajya utumenya ko abadayimoni bakwinjiriye tutokeshe mu izina rya Yesu. Ubuze ubwira umugore wawe ubwiye umugore wawe ko wagize irari ukamubwira ngo agusengere aragusengera. Iryo rari ritari nagenda buri irari ry'umugabo risengewe n'umugore shari ritari genda. Wababwiye se iyo ugiye Dubai ukuntu ngusengera? Ntawe ngusengera. Iyo ngiye Dubai niyo mpamvu mwumva ngenda nkabona biriya bikobwa biba biriyo bifite abadayimoni nkagenda nkagaruka ndi umukristo. Nuko mba namubwiye ati madamu ndagenda kandi urumva iminsi nzamara Dubai ni iminsi myinshi by'umweru 2 cyangwa 3 nka 2 cyangwa icyumweru kimwe. Urumva nacyo ni cyinshi ntari kumwe n'umudamu kandi ndi umugabo. Hari umugabo hari igoma wambwiye avuga ati umugabo ugiye akamara amezi 6 ati iyo ngiye umugabo wanjye giye akamara amezi 6 azanjye kumupimisha sida twongera kubona nanjye kumupimisha sida. Abagabo ntibihangana zemitegeko kumupimisha sida ati ngiye ntago mbizera. Wabyumvije ati umugabo nugiye akamara icyumweru kimwe yakabye ukwezi atari kurengeje ukwezi kumwe ati uwo ngo yaje no kumupimisha ati abagabo burya ntibakizwa isaha n'isaha yahitagwa. Wabyumvije bo cyose numva nibyo buri umugabo uri responsable umugabo ushaka gukomeza kubaha Imana abashije kujya ahantu urugendo yaba yigengamo yakazajyanye n'umugore we cyangwa akagenda ariko ntarambirane. Aho ngira ngo urimo kubyumva kuko kumbwira ngo umugore umusize mu Rwanda ugiye kuba muri Kenya umaze imyaka 2 sha mugabo simbizi. Umugore nabwo ubwo umugore ashobora kwihangana buryo abagore ngo mujya mwihangana miyo mwakijwe mukizwa kurusha abagabo cyane. Ariko wenda we wabyihangana ariko ngiye kugira ngo ngiye kumara umwaka umwe ngo ngumaze hanze ntago nakomeza gukizwa naba mbabeshye. Ariko kugira ngo ibyo bintu bitambaho nimba ngiye ahantu nzatinda no guhita nkujyana kugira ngo ntazagwirayo shitana akambona ko nidukoze muri ferabeto ntidukoze mu mbaho ntidukoze muke. Rero abagabo kugira ngo birinde ibyo bintu byose yari umugabo w'umukristo agomba kureba kuntu atwara umugore we cyangwa akajya ahantu atazatandukana n'umugore we kugira ngo ukomeze ukizwe. Kuvuga ngo ugiye mu ivuga butumwa ugiye muri Mozambique South Africa uramara umwaka ngo urimo kuvuga ivuga butumwa iyo vuga butumwa riba ripfuye bene data iyo vuga butumwa ntago ari sawa. Rero iyo ngiye Dubai ndamubwira nti ngenda apfukamye nsengera ntihazagire umudayimoni ungeraho nkagenda kansengera neza cyane nkagenda nkagaruka. Ariko babwire ko hose nkukora wari wewe wababwire ntumareba yajye babwire singira hari ikibazo ndagenda nkagaruka n'umukristo ndagenda nkajya Dubai nkagaruka n'umukristo. Ariko niyo umuntu ari muri stress z'akazi atabona umwanya wo kuruhuka ngo ugire neza utuze wigira gute ntago hano hasi bikora. Ndababwiye abagore badukurikiye batuye isi umugabo nazajya gisafari cyangwa umugabo yakubwiye ngo umusengere kugira ngo atazagwa mu irari ujye umusengera uhere ku mutwe
ahantu hose uhakore uhashinganisha. ariko ubwo urumva bisaba kuri wa mugabo wubaha Uwiteka. Wubaha Uwiteka. Ariko utabubaha aragenda ashaka barongora tu barabatikagura, benshi barabyaye n'abapasiteri barabyaye, hari byinshi bitubaho Uwiteka, ariko hari 7,000 bitabyapfukamira Bayali. Twebwe tuzakomeza duhandahande duhatirize paka ijuru turigiyemo. Abantu barashize muri no minsi, ntugire ngo abagabo cyangwa hari umugore ushobora kuvuga ati nta mugabo udasambana, ariko abagabo badasambana bariho. Nawe nanjye ndimo, ngiye ningiye shefu wabo. Ngambeshyira se? Oya, ntabyo ukora. Nta mukobwa muri iki gihugu cy'u Rwanda nigeze mbwira ko nkunda. Wenda ngo ntabwo nigeze ntendeka, ntabwo nigeze nterinda, ahubwo ndi uwa mbere, ndi intwari. Ni bakeya muri uru Rwanda bameze gutyo. Wowe wabwiye ko ukunda ninde se sheri? Nabwiye ko nkunda se mu Rwanda. Nta mukobwa nigeze mbwira ko nkunda, narinze nshaka nazambanye. Uwo nabwiye ko nkunda dore n'uyu nguyu gusa. Ubishaka ngo ariko urumva ko ngiye ngende uyetse witwa nijuru ngiye ubwo Imana none aho unaje ngiye yahita ntwara mu ijuru. Barebye abagabo bagiye batendeka abandi bakagira gutya. Ni we nabwiye nta zina ngira se. Wowe ahiga witwa nde? Witwa Mukabutera, witwa Gorethe, witwa Sheri, witwa Sweet Basi. N'uyu nguyu nabwiye gusa, uyu nguyu nyine umugore wanjye niwe nabwiye. Nirumva ko ndi umunaziri w'Imana. Imana ikomeze inshoboze, nkomeze nkizwe kandi nkiranuke. Umuntu wa mbere nabwiye ko nkunda ni Mukabutera Gorethe, ariwe twicaranye hano. Urumva ko ngiye rwose ndi umutagatifu. Kadusenge dusoze, ariko urumva ni icyo ngicyo cy'abagabo bakwiriye. Nta umuntu w'umugabo ugenda akamara mu rugo, niyo mpamvu zino ngo zirimo gusenyuka. Nuko batubaho Uwiteka. Ntabwo baho Uwiteka, ni injiji zizi, ni injiji baba mu byaha. Ariko birashoboka yuko uru rugamba abagabo twarurwana. Bagabo musigaye mutari mwakora ku mabona abakobwa, izi zanani byateye abakobwa bambara ubusa bagira gute, bikobwa cyashashije abantu bigira, ugasanga abantu bari mu gusambanya n'abakiri. Ariko hari igihe umuntu avuga ngo nabambaye ubusa ngo batera abasamba. Nese nko mu barokore, umurokore uterwa inda cyangwa umurokore usambana agasambana mu rusengero, aba yabonye nde wambaye ubusa? Yambaye birebire. Yambaye birebire. Ni abadayimoni baba bari mu mubiri w'umuntu, ni imyuka mibi ibiri mu bantu. Rero ibi myuka mibi kugira ngo tuyirwanye ni ugusenga, tugakutuza, tukihanira kureka kugira ngo tugafata ingamba nshya. Reka dusenge. Mwami Yesu, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, mu izina rya Yesu. Aba bantu twari turimo kubabwira ubuhamya ho gatoya, ukuntu twakoze ubukwe bakadufungira amakado, harimo amabuye, harimo amavoka, Imana yanjye harimo ifaranga, bamwe duceri tw'icumi. Twabonye ibintu byinshi, ariko uraturwanirira, uratuneshereza. Ubu buhamya rero bunyanyagize mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, ibi bibereke ko nta hantu utakura umuntu ngo hamugeze. Byose urabishoboye. Nanjye warandengeye ubwo benshi bantwereye amabuye, wowe wantwereye ibintu. Warakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe. Bamwe bafunze amabahasha arimo ubusa, wowe urangije urantwerera umpa amabahasha afite ibintu. Habwa icyubahiro rero. Tanga umugisha ku bantu bose bagiye gukurikirana buno buhamya. Urakoze kuko Imana yumvishe gusenga. Mwuka Wera rusheho kubagenderera kandi abasobanurire byose. Mbisabye nizeye izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Akanyuma tuzabagezaho cyangwa ibindi tuzabagezaho tuzababwira, ariko ubu dufite gahunda yo kuvuga none ivugabutumwa ryacu rigiye kuva hano muri iki gipangu rijye hanze. Tugiye kuzajya tubwiriza abantu mu muhanda. Ntimuzikange mutubonye mu muhanda. Ubu tugiye gufutuza dukorera Imana nk'abazapfejo. Nta gihe dusigaranye kuri nosi, icyo dusigaranye iminota mike dusigaranye muri nosi niyo gukorera Imana. Tugiye kuzajya tubwiriza mu muhanda, mu masoko, ahantu hose aho umuntu azajya atambuka hose tuzajya tumubwira Imana. Abakwebye Imana batajya mu nsengero cyangwa bananijwe n'insengero bavuga ati ntituzadutura baradushabuye. Ubu tugiye kuzajya tubasanga mu muhanda. Mutambonye mu muhanda muzajya mubona uyu nguyu. Twiyemeje ubu twakataje. Hari ikindi?